Nshuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba radio yanyu yabateguriye umukino witwa Inshuti z'iyisi. Wanditswe na Kubwimana Serafine, unononsorwa n'itorero Indamutsa. Ese uwo wita inshuti ni muntu ki? Wowe wita inshuti wumva wamufasha iki? Ari iby'isi n'inshuti ni iki gifite agaciro? Babazwa cyane n'umuntu uhemuka agahemukira uwamuhetse ngo akunde aramuke nyamara atazi ko iyi si turiho twese turi abagenzi kandi ko nta uhemuka ngo azabure guhura n'igiheme igihe icyo ari cyo cyose. Ni mukurikira umukino. Sabye imbabazi Musafiri, umenye ibyambayeho no kuri wambabarira. Sinjya nkumenyera Kayite. No kuri mukunzi wanjye umenye impamvu natinze wambabarira. Uruhura n'impamvu zigutinza. Ko waruzi kuri butinde kuki utamamagaye ngo mbwire ko huye n'ikibazo nigendere. Nze kugaruka kugufata umaze gukemura icyo kibazo. Babarira mukunzi ndabizi nakwiciye gahunda. Gusa ibyo nahuye nabyo byatumye ntatekereza neza pe. None wose wahuye n'ibiki mugore mwiza? Burya abantu baragenda bagakubita ikasheri. Uguzi ko mpuye n'umwana w'umukobwa twabanye mu cyumba ku ishuri. Mana wewe. Sha, yari muto kuri iki. Kuko kaje gutangira wa mbere ngende mu wakanisha. Ariko yarakubititse we. Ariko se Kayite, ubwo koko guhura n'umukobwa mwabanye mu ishuri bihuriye no kuninza koko? Niko ibyo nibyo uvuga ngo wahuye nabyo byatumye unyekira gahunda koko? Hasoni nibyo nukuri. Niko twavuye mu rugo uje guhaha ngomba kugutegereza nkagusubizayo nkigira muri gahunda zanjye. Numva koko urumva ibyo bintu. Ubwo surakaye wumvise iki koko? No, ibyo ntabwo ari byo Kayite, ntabwo ari byo rwose. Nakuguze ko nabanje kumuyoberwa kandi twari inshuti nubwo namurutaga kuko bamuhaye igitanda cyo hejuru kiramunanira aramanuka turararana. Twabaye inshuti nkajya mubitsa amabanga kandi ari umwana naho akambitsaye. Sheri Karame, ngomba kukwakira kuko ni kuri nkamenya ko umugore wanjye kandi ko ari ukuteye. Ntabwo ujya ugendera inzira imwe. Nkamenya ko iyo uhuye n'abari ruhura nabo nawe ukarira, yahura n'abarwayi akumva yabafasha kurwara, yahura n'abarwana akabanza akabakiza. Ibyo byose ngomba kubyakira. Sheri, abarwana bose nzongera kubikorereza. Ubushize habuze gato ngo wa mugabo wari utuye munsi wacanye se ikirahure ngiye gukiza arwana n'umugore. Ariko n'ubundi narakubwiye ngo ujye ushishoza, sibyo? Urabizi nanjye ubwanjye ushinzwe umutekano sinapfa kwiroha mu gacu k'abantu ngo ngiye kubakiza nabanje gushishoza. Ni byiza gutabara pe, ntabwo nabikubuza, ariko wahamagara ababishinzwe. Uranyumva neza? Ushobora gutabara mu bundi buryo ariko udashyize ubuzima bwawe mu bibazo. Uzi ko ngukunda cyane, sibyo mugore wanjye? Nyina w'abana banjye. Uramenyerera utazampfakaza, sibyo? Nzajya mbanza nshishoze mukunzi, ariko nyine ntiwatumye nkubwira icyantindije mu isoko. Oya, wakimbwiye ntiwambwize ko wahuye n'umukobwa mwiganye mu mashuri nako ngo mwabanye mu cyumba mukararana no ku gitanda. Wabimbwiye da? Yarahindanye Musafiri we, mbega yarahindanye pe. Uzi ko nabanje kumuyoberwa. Yampamagaye agera ubwo ampamagara mu mazina yombi. Nitegereje neza mbona ni uw'amahoro bw'isi. Aracuruza se? Reka da. Nabaye nk'imuvugisha araturikararira arambwira ngo inzara igiye kumwica. Ngo yaje mu isoko kureba ko yagira uwo atwaza akamuha 500. Nuko numva agahinda karanyishe. None se ubwo se mwiza hamwe arigararangiza? Ntiyarangije ariko se nakurikiranye ubuzima bwe kuko urumva yaje gutangira uwa mbere ndi mu wa 4 kandi yageze mu wa 3 ubwo ngewe nari mu wa 6. Bakaba namwe muri babi sinzi icyo mupfa n'umwana w'umukobwa ubyirutse ari mwiza. Abagabo nkanjye Kayite. Umugabo ungana uko yamuteye inda Sheri abavuye mu ishuri gutyo.
narahangayitse ambwiye ko atwite urumva ko twaganiraga byose pe gusa namugiriye inama yo kudakuramo inda akajya iwabo akamubwira mama we kuko yari afite nyina wenyine. ni nyine zo urumva nyine ubwo yishinze abagabo bamwicira ubuzima. barabwishe pe ambwiye sinamubajije niba kuva icyo gihe atarasubiye mu ishuri. rero uw'amahoro yari yaransuye iwacu ariko njye nari ntaragera iwabo kandi urumva nahise ndangiza kwiga birangira bityo. ariko yahuye n'ibibazo pe yahuye n'ibibazo ntabwo nabona uko mbikubwira. uzi kubona uw'amahoro yari igikobwa cyiza cy'amatayi amaso meza inzobe nziza ikeye. Imana nababaye 5 nari nsigaranye ndabimuhaye musigiye na nimero zanjye za telefone. murangira n'iwacu ngo azansure tuganire icyo ngukundira rwose ntiwari gutandukana nawe utamuhaye amafaranga aho ndakuzi cyane rwose. nawe wayamuha ni ukuri safi yahuye n'ibibazo bikomeye. nanjye ndabyongereye kuko mubajije umwana amubwira ko atabaye yaramubyaye arapfa nyuma gato ngo apfusha na mama we. mbese bye ni birebire urumva ntatinjijwe n'ukuri se safi urambabariye. yababa we uzi ko haburaga agatungo inyota ikunangure. urakoze cyane pe. sinabamenya ariko ndabona ari ubwa mbere rwose mugeze muri uru rugo kandi rwose mpamaze imyaka myinshi. nibyo ni ubwa mbere mpaje niyo mpamvu utanze kandi mpageze nayobye cyane. nabanje kwerekeza mu ruhande rw'iburyo nshakisha nimero y'urupangu bambwiye ndashaka koko ndaheba nuko mbona kwibuka ko yambwiye ko ari mu ruhande rw'ibumoso. ukatira kwa ntuza se ariko ubundi se muje muturuka he? hano mu mujyi tu. kada wagira ngo rwose uturutse mu cyaro cyaherera ntimpamo pe. nuko nabanje kuyobagurika akavumbi kandenze. nashakaga mabuja se cyangwa ni bose? bombi. none se mufitanye isano na mabuja cyangwa ni bose? ndi inshuti ya madamu wa hano. ariko rero ntiwari wamubwiye ko uri buze kuko rwose winjiye hashize nk'iminota 5 rwose yonyine imodoka isohotse. bagiye mu bukwe na bosi hamwe n'abana. umusore batahiye ubukwe rwose ni inshuti ya bosi cyane yitwa Gatanazi. yari yaratinze gushaka none arashyize abonye we rwose. ese yewe ubwo turanyuranye disi. muranyuranye ariko sinamurenganya sinamumenyesheje ko ndi buze. ndabizi mabuja rwose ntiyaba afite umushyitsi ngo agende atambwiye ngo mwakire neza. ariko se kuri ubu ngubu hari umuntu rwose usura abandi atababwiye koko kuki utamuhamagaye? twari twahuye amanimero ze ariko ubu nta telefone mfite. muri iki kinyejana tugezemo mfa yewe ihangane nyine ubwo wasizwe n'ikoranabuhanga. naho ubundi mabuja rwose ntumurenganye yakira abantu neza rwose nta muntu ajya yirengagiza akunda abantu cyane rwose nanjye arankunda. nibyo cyakora telefone nari nyifite barayiba. ariko abajura nabo rwose nta muhwe bagira bakiba nawe koko bakakwiba. naho ubundi mabuja rwose ntari birye pe yakira abantu neza. yewe abandi bana barahiriwe ni ukuri. debereye inzu nziza igerekeranye akahita isabamo rwose naho njyewe. ariko iyo umuntu agira umutima mwiza imana nyine iramumenya nyine nawe ikamuha guhirwa. ni umugisha sha ni umugisha bireke. ubu se ntitwabanye mu ishuri turarana ku gatanda ka rasoro dusangira akawunga n'ibishyimbo. wese by'amahusho se ntabwo yari gahunga. higiriye umugisha nyine ashaka neza abona n'akazi keza kandi abyitwaramo neza rwose kuko ni umuntu mwiza cyane. ariko se ko wagira ngo wowe rwose ntiwahiriwe n'urugendo niko washatse nabi? nshaka urushako rubi nyine narwo rega rurashajisha da. uzi ko wagira ngo uri mukuru wa mabuja. gahita si nta nubwo tungana ahantu utakure pe.
rakaraka nawe ntubeshye mabuja aracyari inkumi rwose ariko wowe urashaje pe uvuze icyo wa muhungu we ariko ngiye mvuze ibyo mbona akagenda ngiye nitwa Budoro mvugisha ukuri sinjya mbeshya rwose hakiya mungu. wa mwana we wagiye ugenda ureba urabona ngo urankanga koko. Mbabarira nyogoko, nje niruka nishimiye kukugezaho inkuru nziza. Ntabwo nari nzi ko igikarayi kiri mu nzira rwose, ahubwo nanjye nari nituye hasi. Nkunda ko uhorana inkuru nziza Denise mwana wanjye. Nyogoko, ndakumva. Ya ntego yanjye yo kuzaba umuntu ukomeye nayigezeho nta kabuza. Rahira, uzi ko natsinze kandi natsinze habura rimwe ngo nuzuze amanota yose nyogoko. nuko mwana wanjye ngo ufatiye iry'iburyo uzaba umuntu ukomeye maze hose bakumenye. Nzabigeraho mbikesha kwiga nyogoko. Ndabibona ko ukora uko ushoboye kose ngo ntagire icyo mbura. Ntacyo uzamburana mwana wa. Nanjye rwose sinzagukoza isoni nyogoko. Ndakwizeye mukobwa mwiza. Uzige neza nyogoko. Ndakumva mwana wa. Wikwimyoza. Uyu mugoroba n'uw'ibyishimo nta kwimyoza. Ndakwifuriza ibyishimo Denise mwana wanjye. Ariko nanone sinabura kubabazwa na nyoko wakubyaye. Yarangije amashuri abanza yatsinze, ibyishimo birantaha, maze agiye kwigaho kuzana diplome nk'abandi, ahagaruka inda ari nyarwege, ayo mashuri ntaho yagejeje. Ngize ngo musubizeyo yige, arangarananira kugeza akubyaye akakunjugunyira uruhinja rutaruzuza n'ukwezi akagenda ubwo. Nyogoko, ndakumva. Uri mama, uri data, uri marume, uri data wacu ukaba mama wacu. Nta kibazo mfite. Suko abo bose uvuze utari ubakeneye mu buzima bwawe mwana wanjye. Nta wanga ibyiza arabibura kibondo. Nyogoko, ndakumva. None se ubunkenere mama utarigeza nkunda? Iya nkunda ntiyari kukunjugunyira. Yari kunyizirikaho akampangayikira nk'uko abandi babyeyi bahangayikira abana babyaye. Suko nkenere marume se narasanze abahungu wabyaye batakibaho. Nkenere mama wacu se kandi warambwiye ko umukobwa wabyaye ari umwe rukumba ari we mama wantaye. Nkenere data se kandi ntazi uwo mama yambyaranye nawe. Denise, karame, si wowe umaze kuvuga ko uyu mugoroba ari uw'ibyishimo none urashaka kundiza mwana wa kuri umwana ubundi amagambo nk'ayo yakurahe? Ihangane mwana wanjye. Ubisanye nyogoko. Rwose nari niturije nzanye inkuru nziza ko natsinze. Nzi ko tugiye kwishima. Humura. None utaraho kwishima turarize nyogoko. Humura. Nibyo koko turishimye mwana wanjye. Ariko se nubwo watsinze ufite ayo manota meza ko numvise ko kaminuza z'ubu zikosha amafaranga tuzayakurahe ko duke mbona ntukoresha mu buhinzi no kudutunga. Nyogoko, ndakumva mwana wa. Amanota mfite arampagije rwose ngo nige ntishyura. Abayobozi bambwiye rwose ko uretse naho iwacu no mu mahanga igihugu cyandihira nkiga. Ubu ngiye gusigara muri uru rugo njyenyine njye nisiga nisange nihamagare. Umva kandi nyogokurura. Mvikize. Nyogoko, ndakumva. Amasengesho twasenze ngo nzatsinde urayibagiwe. Oya. Kandi haracyari igihe singenda uyu munsi cyangwa ejo. Turacyari kumwe rwose uyu mwanya nkwitaho, nkagutetesha, nkagufasha imirimo, ntari bugusige ngo ngiye ku ishuri. Erega Denise uvuga ko ndi nyoko nkabaso nyoko wanyu na nyogosenge. Nanjye mbara kuri umwana wanjye ukambera umuvandimwe ukambera n'umugabo. Niko bimeze. Umugabo wawe rero azajya mu butumwa bw'akazi nako bwo kwiga nyogoko. Uzihangane mada kandi witware neza mu gihe azaba adahari. Ntunsetse Deni, ubwo uratangiye ubwo ari wowe. Nyogoko, ndakumva mwana wa. Ni ukuri ndagukunda cyane. Ndabizi. Sinzi ko hari n'undi muntu nzakunda nkawe. Ubwo se urashaka kumva kamvamo? Agake se nyogoko. Ese we yagize angahera? Ndese kandi. Wa musore wo kwagashira bake harugura.
mbega nyogokuru mbega iki ese ubu nzaguhakanire nte nyogoko uhakana iki se? erega nuko twiganaga gusa tugafatanya mu masomo ariko nta rukundo ruri hagati yanjye n'umuhungu wo kwa Gashirabake. nibyo Denise mwana wanjye karame ndishimye kandi nshimye Imana ko yarangije mwana wa karame amagambo yakuvuzweho ino n'uwo muhungu yandaje ntasinziriye amajoro n'amajoro nyogoko naravuzwe ndabizi ni ukuri ariko shyira umutima hamwe rwose nzakubera umukobwa mwiza yego sha nzasohoka aha mu rugo rwawe nshagawe n'inkumi n'abasore b'urungano rwanjye yego ngiye mwana mu wa rwanjye nyogoko ntabwo nzagutetereza nka mama wanjye nuko mwana wanjye naho ubundi mugenzi wanjye nawe yatsinze da namurushije nk'abiri gusa ibyo ni ibiki Deni ibyo ni ibiki utumye nkora mwana wa urumva ntashirije koko ubu turararira iki ariko ikintu ushaka kunsaba ukagica hirya no hino ni igiki Kayite? sheri ndabizi ngusaba byinshi ariko ni ukuri mbabarira unyumve. ariko uyu mugore ni muzimara niko ntigize nyine Safi noneho ni ukuri ndabona nta kindi namufasha pe bike kumuzana hano mbese nibwo hamara umwaka umwe tukamwondora ngo noneho urashaka kuzana ndi hano Kayite? wa mukobwa nakubwiye twabanye ku ishuri ari inshuti yanjye ubuzima bukamusharirira Musafi uyu munsi yansanze ku kazi kuko ngo aje mu rugo kabiri asanga ntahari ntiyari azi ko niga muri weekend. urashaka kuzana undi mugore hano Kayite? wowe wazanye uwera ari uruhinja uvuga ngo uramuzi neza azakurerera umwana byagenze bite? urabyibuka? nyine yaratwibye none anasiga uwera wenyine arigendera ngaho ariko w'amahoro ndamwizeye ntiyabikora Musafi ni ukuri yahuye n'ibizazane byinshi mu buzima kubona umukobwa wo mu myaka ye wiyera kuriya abo bangana barashatse abandi baba iwabo nuko nyine afite ibibazo. harya yakubwiye ko kuva mwatandukana atongeye kwiga ngo nibura umushakira akazi ko gukora isuku ariko yikuza kubuyera no kuba iwawe? erega sheri uwo mahoro twabanaga afite mama we wenyine urabizi nakubwiye ko nawe yapfuye nyine yararangaye agurisha iwabo ngo amafaranga yashora mu bucuruzi arahomba mbese ni ukuri ntaho ari pe. ariko rero reka nkubwire Kayite wari ukwiye kubanza ukamenya neza imico ye sibyo? icyo nifuza ni ukumufasha gusa nubwo yaza tukabyita ko tumuhaye akazi ko gukora mu busitani n'isuku tukajya tumuhemba make nkamugira inama yo kwizigamira ku buryo yazagira icyo amumarira ariko umuntu twabaye inshuti rwose ntiyangare ndeba. uzamuzane mugore mwiza tazavuga ngo nakwimishije umugisha. urakoze cyane urakoze Musafi urakoze mukunzi Imana iguha umugisha ikindi rero ejo tuzasura uwera ku ishuri. ngo kuki utanyibukije kare Kayite? maze kwemerera umuntu nkeneye kwa muganga utumva koko gusa biragenda bite koko? ko nari nzi ko ubizi se tekereza udasuye umwana kandi n'ubushize narajyanye na musaza we twenyine. umukobwa wanjye yazanyanga rwose. ubuse ndabigenzane wowe kandi umukiriya wanjye nta wundi muganga yakwemera pe ndabigenzane Kayite? muvuganye sangahe se ko ku ishuri batangira gusura saa saba? tuvuganye saa yine ariko nshobora gusanga ikibazo gikomeye bikaba ngombwa ko abagwa kuko nimvuna amaranye igihe kandi ndamuzi rwose nta wundi yakwemerera kumukorera operasiyo atari njye. ubwo umukobwa wawe arahombye nyine. wowe uwera arabizi ndamukunda cyane ubutaha azaba yaraje mu biruhuko. gwiki ntibishoboka ntiyazana aramusura Kayite? ahubwo nzarenga ku mabwiriza ngeyo atari n'umunsi wo gusurwa nitura imbere y'umuyobozi mu musabe wenda azamuma. ibyo ariko nabyo birashoboka kandi bakwemereraho kugira ngo wera azakurakarire Musafi ni ukuri ubushize ntiyishimiye kutaza. ariko agomba kumenya ko afite sasangiye n'igihugu n'abagituye ntabwo ndi uwanyu mwenyine.
turabizi rwose ko tugusangiye nacyo n'abagituye kandi turanishimira ko muri iki gihe twakwihariye twagize amahirwe bakuzana gukora utaha mu rugo none tuririza. reka nicecekere bitazaba ukagira ngo narabisabye da. ibiki nyine kunjyana gukorera mu burengerazuba bw'isi. noneho twajyana no kuri Musafiri. cyane gikuyemo n'ukuri kandi icyo gikoze cyari cyasinze cyabaye ibyatsi yegoye kigononwa nk'icyo utagize icyo umarira koko kigende se ubundi twari tuburaye koko ngaho rero mbwira icyo ushaka kurya ngende ngura ibirayi n'amagi turya sipesiyale se waretse tugasohoka we tukarara tubyina ukanansezera ariko koko urakomeje wamaho ugiye kunziga muri geto njyenyine akubwo wabona aho uba bagutunze kandi baguhemba ukaguma muri ubutindi turimo kuko ari kandi rero abakiriya baranabuze ikindi ndashaka guhinduka pe gahindura ubuzima kugira ngo nzajye iwacu kureba niba umwana wanjye na mama bakibaho. mana we uwo mwana wataye ari uruhinduka wamaze imyaka 19 yose urumva azemera kuri nyina ko kubamaho? uretse umwana se mama namutereye bazanyakira mu rugo rwe ari ubamaho. urahemutse n'ukuri njye nagize ibyago sinabyara iyo ngira amahirwe yo kubyara umwana nari kumwizirikaho mpaka iyo wanjye ntiwari gusubira iwacu nawe ari mbabarira cyane nta kintu na kimwe cyatuma n'umwana wanjye n'ukuri ariko wabyihoreye uzi ko nakoze uko nshoboye kose ngo mbone umwana bikangasha hari nubwo rwose hazaga umugabo nkumva namukunze ko namubyaraho umwana ariko wapi byaranze ari ndakumva umugabo watinda bwa mbere inteye niga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye baba we nuko mvuye mu ishuri ndagenda ndabyara umwana wanjye agize imyaka 3 arapfa ngumaho mu cyari wacu maze wagira ngo bari baranandoze ibigabo bifite abagore ubwo mba nkundanye n'ikigabo cy'igicuruzi ku isantire y'iwacu cyarekuraga amafaranga nk'ikiyikuraho ari yarekuraga amafaranga nuko nacyo kiba kinteye inda ndavuga ni noneho mama ntabimenya zambamba kuko rero nari mfite gashi iyo nayikuyemo nta kuzuyaza bana we ukuramo inda koko ariko kuko nabanaga nacyo nk'umugore wacyo byatinze kuntera indi mu gihe mama yari atangiye kwisuganya ngo asubize mu ishuri umuntu uzabaho ntuzamukinisha ari nanyoye imiti n'indi y'ubusindi iragenda yigira kasha yanga kuvamo nawe ntiwari ushobotse rata ni ukuri nababaje mama cyane ari nabonye yanze kuvamo rero nirwaza igifu umubyeyi anshyira ku nshyushyurega ngiyi inshyushyu ngutwo turyo turyoshye ku mwana arwaye igifu byahebye baba we atarabimenya ko twibye atarabimenya sha kugeza ubwo nagiye kubyara azi ngo ni igifu cyandembeje sha baba we atarabibona ko twibye reka akorwa n'isoni ku bitaro atazinye igikoma kandi yari umwarimu sha nakubeshya uwo mwana namubyaye ntamushaka ari sinamushakaga pe nanze kumureba no kumwonsa menya naravuye ataruzuza n'ukwezi tekereza numvaga nje mu mujyi wo gushaka akazi ko mu rugo ngakorera amafaranga yaba menshi nkazasubira kureba mama ubuse nturabona gusubireyo kuko umwana we nari naramutaye ntamushaka numvaga nzasanga cyaranapfuye iby'isi we njye nabuze uwantera iyo nda ngo umubyare abandi mwarabyaye ntimubashaka ubu ko ku isi ikoze iti menya ko nari nkiri mutari ndabyumva ntabwo nari mfite imyaka nk'ifite ubu mu gihe waje ushaka amafaranga warayabuze ahubwo bagutera indi nda urugo rwa mbere nakozemo bosi yarankunze aba arayintwitse ari haba wese wari ubereho guterwa inda gusa ni ukuri ariko we yabonye umunyabwenge angurira imiti tuyikuramo kuko yankundaga cyane rero mabuja arabikeka aranyirukana nibwo twahuraga mbungana iki gikapu
Yesu mwana y'isi n'ijuru ngufasha kwinjira mu mwuga w'ibyo ukunda rero kuko uvugishije ukuri urumva utarabikunda guhamaho genda se nyine ndakurusha se nyamara disi umugore ukwikururiye arambabaje nzitwara neza ubu ndakuzariye nuko impamvu nkeka ko utajyanyweyo ni neza ugiye ku kinyoma w'amaho intese wari kumubwiza ukuri kuri mu mwuga w'uburaya ukaba ushaje ntawe ukikureba ukamubwiza uko kuri nyine ni ukuri ngenda ashaje ntawe ukindeba ibyo sininde bikubwiye ubu se undusha abakiriya ko bafite se ujyanywe n'iki wamuho abakiriya baragabanutse n'ababoneka ntibatanga amafaranga batanga udufaranga tw'inica n'ikizi iyo utamubwira ku mwuga wawe basi ukamubwira ko uvuye muri gereza wari umazemo imyaka 8 turahenda ntinda gute uramenya utazavuga ibyanjye ari kuri ni kwiza twumvikane gereza se nayigiyemo kubera njye koko uyobewe ko ari umuntu wambikije ibiyobyabwenge akanyihakana agafungwa uri kugira ngo ubane n'umuntu neza ni uko umubwiza ukuri akabana n'umuntu azi neza mbabarira cyane ari mbabarira rwose yangiriye impuhwe kuko yambonye imeze nabi urumva kuko twahuye cya gihe warabonye umukiriya mujyana kurya ubuzima hanze nkusiga njyenyine ndwaye narakuyemo inda ikanzahaza ntaranamara n'igihe mvuye gereza urumva ngirira impuhwe atyo cyakora wari upfuye w'amaho ni ukuri genda ujye mu bakire urya ibyo ushaka nibura ko ubuzima bwagaruka gusa icyo nzi ni uko kwita umwana mu rugo ufite imyaka irenga 30 nzi ko bizakugora mbabarire cyane ni ukuri ntuzabishobora buhoro mwana wa buhoro ayo mazi arashyushye cyane niba iki kirenge cyawe kikibyimbye ni ukuri nyogoko nzakujyana kwa muganga ejo ndebera rwose iki kirenge cyanjye cyabyimbye kubera iriya mburagasani y'ihene ariko si ubundi unyogoko kuki utabonye iciye ikiziriko ngo uhamagare umwana ayigufatire koko uburo wo kwirukankana n'ihene suko niba iki kibyimbye umenye ko nkujyana kwa muganga reka nta kwa muganga Deni rwose ntuzi ko nyogokuru wawe ahatinya ubuze ko witinyira ko bagutera agashinge harya nyogoko ariko ntukanserereze Denise mwana wanjye wangize iciro ry'imigani ukagira ngo wowe nturutinya ariko njye nari umwana nyogoko gusa sinzibagirwa bajya kugutera ukavugishwa koko Imana yaranamfashije rwose nirwo mperuka mbese ukuntu wavugishijwe nyogoko ariko Denise ngo uretse muga ngo ndashyushye we ngo tera hariya ngo nako hano ngo nako ibinini nibyo nkunda warayavuze we ariko ubwo ni njyewe wigana koko Deni rekeraho uzi ko ushyizemo n'ubugome bw'urushyi ngukubise umenye rero ko niba uki utarabyimbuka nyogoko ari ukujya kwa muganga nta kundi naho ubundi watinda gukira bikambuza kujya gutangirira igihe ikirenge si cyo cyakubuza kujya kwiga mwana wa uzagende rwose ariko nyogokuru uzi ko ukina uransetsa rwose imvune mu zabukuru ugira ngo ntiyakugezayo ndabizi mwana wa mena ayo mazi ugaruke wicara aha tuganire ariko ubwo ubu ndeba ute koko nyogoko uzi ko hari ubwo unyitegereza isoni zikanyica mba nitegereza uko wavuyemo umukobwa mwiza Deni nkumva mfite ubwoba bwinshi cyane urongeye kandi nyogoko iteka umubyeyi agirira umwana w'impungengerega njye rero mfite impamvu nyinshi zo guhangayika ndabyumva nyoko yari umukobwa umwe nakundaga cyane njye na se nuko ngira ibyago by'ibyabaye mu gihugu cyacu bintwara se n'abasaza be ariko nsigarana uwo mukobwa wanjye mukunda cyane avuze ko hari icyo yakeneye ngo akibure ngifite yaba nsebeje mwana wanjye nyogoko ndakumva mwana wa wabyihoreye ko nagusezeranije ko nzakumara agahinda watewe na mama ihangane yarambabaje cyane umukobwa wagiye kwiga akaza atwite simubaze se w'umwana ngo ashyiga ngo hatadahungabana akagira atya akagenda atambwiye iyo agiye akazagaruka ameze nabi ambwira ngo yabyaye umwana arapfa ngo nyogoko ndakumva none se ntabwo ari njye mfura ya mama Denise mwana wanjye karabe ibyo ntigeze nkubwira ndabikubwira kuko uba ugiye kumva iruhande ujye kwiga iyo mu mujyi ndakumva ngo harashashagirana ariko ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu umwana wanjye yego nyogoko ndakubwira amateka ya nyoko
ngo hato utazibeshya ukankorera ibyo yankoreye mwana wa nanyarukira mu ruzi bucece nkamira nkeri bikarangira ubwo. Nyogoko ndakumva mwana wa. rwose wivuna kumbwira byinshi kuko nzi uwo ndiwe. gusa sinarenze ko mama yakubabaje birenze kumbyara akakunjugunyira. yakunjugunyiye utari uwa mbere rero, ahubwo ushobora kuba uri imbyaro ye ya gatatu. ye bivuze ko ubwo yari amaze gukuramo inda ebyiri. nawe namenye ko yari atwite yakubyaye, umenya yarashatse kugukuramo ntibimukundire. mana yanjye noneho ndi umurame. iryo zina nashatse kuri kwita urumva Deni, iryo zina nashatse kuri kwita numva naba ngucyuriye mwana wa. uri umukundwa kuko ukivuka nabonye usa na nyoko, kandi ni ukuri nubwo umwana wanjye yambabazaga naramukundaga cyane. ndabyumva nuko nkwita umukundwa Denise, kuko sogokuru wawe yitwaga Gasagure Deni. none se nyogoko ndakumva mwana wa. kuki mama yantaye koko? ubwo ntimwaba mwaratunganye mupfa izo nshuro zose atwaye inda karakara akagenda. ndakakubura ni wowe mfite imbere n'inyuma Deni, sinigeze mubwira ijambo na rimwe, ahubwo nakananiranye pe. wowe ho yanze no kukonsa ngushyira ku ibere ryanjye ndakonsa. umubi ni uwansezeye. nagiye ku kazi dore ko nigishaga haruguru, ngarutse nsangisha yafashe akamabuye. nyogoko ndakumva mwana wa. wibabara ndakwinginze. nzakwambika ikamba ry'ababyeyi nguhesha ishema. amashuri wifuje ko yiga ntayige, njye nzayiga. niba warifuje kumushyingira ntatume bimukorera, uzanshyingira nyogoko, sibyo? nibyo rwose. gusa ubu wambwira niba akiriho cyangwa yarapfuye? Denise we karame, uzi ko nta matangazo yo kubika ncika kuva nyoko yava muri uru rugo? mana we nyogoko, ndakumva niyo mwana mpamvu wa. ukunda kuyumva. mba ngira ngo wenda numve ko bamubika. uvuze ngo icyo budu uvuze ngo iki? ihenda ndavuze nyine ngo n'uwendeye nyina mu nyenga yaramenyekanye. ntiyamenyekanye se? iyo migani si inciro y'incira kubera iki? kuko narakuvumbuye wama narakuvumbuye rwose, kandi rwose ikimbabaje ni uko mwabusha kwizera nk'uko yizera uwera yibyariye cyangwa umuvandimwe we atazi kuri agaca mu nkoko. utongera kuntuka budu, utongera kuntuka nka kwasi. ariko koko abantu mwibagirwa vuba. kandi wa muhungu we sinzi icyo ushaka, sinzi icyo ushakaho. umenye ubona hano bagufata nk'umwana mu rugo ukirengagiza uwo uriwe. wa kigoryi we, uyobewe ko uri umuboyi. ariko utibuka ahubwo uwo uri we wamaho. niko ejo bundi winjira muri uru rugo rurubito uba aka kanya rwose urabyibagiwe. abudu ndakwiyamye. utangiye reka nkubwire rwose, reka nkubwire uwamaho. waje ururubito rwose usa nk'akavurivundi. naramaze. niko amaze ikisegi uretse gushaka guhemukira uwakugiriye neza. niko iyo utinyuka kuko ukambara ubwo buntu bw'ubusabusa wambara ukajya kwikaraga imbere ya bosi kuko mabuja kuko ugahengera adahari ubugamije iki? kumenya bakuntumye si gusa. aya ibyo nkubwira rwose maze kubibona rwose inshuro zingahe? 3. urumvamo? uramaze rwose. weekend 3 zikurikiranye. uhengera amabuja yagiye kwiga, ukaraba ukisiga ukambara ako kajipo kareshya n'akuruhinja, ubundi ukajya gushiputa paturo umushiputa mushaka iki? ariko nuko nkunda kwiyambarira imyenda impaye amahoro muri weekend. ibyo uvuga ngo gushipota sinzi ibyo ari byo rwose. umuderanje mabuja rwose niwe wakuguriye amavuta yo kwisiga meza, uracya ubumuntu arakwambika imyenda myiza ikubereye. byose birakureba. ntazi umugambi wawe tu. gusa njye narakutahuye ndabibona. Abdul, niba umfitiye ishyari uzababwire nawe mavuta bayakugurire. isubireho rwose. ntukongere kujya guhinira paturo rwose, utazanamutera n'umwana. kandi ndakwiyemya umuhungu bwawe rwose bukwambitse ubusa. kandi sinzi niba rwose utabona ko kwaguhunga.
umusanga muri salo akaguhungira mu busitani naho ukamusangayo jya uvuga ibyo uza budo wambwiye neza icyo ushaka ariko wambwiye icyo nshaka ni uko wakwambara neza rwose w'amahoro rwose nturi umwana wo kwambara utu tuntu tumeze gutyo niba ndeba ukanyifuza bivuge neza rwose ntacyo gutwara mama we ngira uko agenda kuki utambaye ngo ufatire nimero no kuntu yazindutse koko Kayite? iyo menya kuri buze hano se sinari kugutuma shagara amakuru y'iminsi se ko tuburanye. Ni meza nubwo wanyanze Kayite, kumushyingira umuntu mukamusura rimwe kabiri ntimugaruke na gatatu. Ese ubwo ubona ntakeneye inama zawe koko Kayite? Si ukukwanga mama, ni iminsi itagituma umuntu aboneka, akazi na rwaserera y'ibizamini ariko noneho ndi hafi kubirangiza ngasigarana kwandika byonyine menya nzaboneka nkagusura. Haziyemo rero indwara yo kumva mfite isereri nkataha nirukira mu buriri utuntu nkabyuka mfite iseseme induka. Ese ko numva turwaye kimwe we kugira ngo ndacyagera hamwe ndotera mu isoko? Hirya no hino hari amaresitora batangira gukaranga nkaruka. Wabaye warasamye se kuko gatanazi ko ashaka umwana cyane we? Wayibuze se bikaba impamo koko. Nukuri umugabo wanjye arashaka umwana cyane, kandi rero ukuntu amushaka cyane umenya ari byo bintera stress sinsame. Aryo imyaka ntibaye ibiri irashize kandi nkibigeramo yambwiye ko ashaka umwana, ngo bagenzi be bafite abagiye muri kaminuza, ariko se ko atagomba kumwiha. Ibimenyetso byose ufite rero ni igisubizo cy'ikibazo cye. Nkubwije ukuri ko nirinze kubimubwira ngo atanatekereza kunyisuzumira agasanga ntatwita akababara. Ubu waje atabizi rero? Iyo abimenye ari kunjyana mu bitaro byabo. Navuze ngo reka niyizire kuri aka gakirinike ndagira icyo ntangaza ari uko ibisubizo bibaye byiza. Nyamara urasanga ari sawa. Nanjye ndikekaga hashize nk'amezi 7 mpagaritse imiti nakoreshaga yo kuboneza urubyaro. Musafiri n'urubyaro rwe barandembeje ngo barashaka umwana. N'abana bageze ubwoba mu kwisabira. Afite umukobwa hariya ukabyara we. Buri gihe ataha mbaza umwana ukagira ngo yasize ntwite. Wabona byaratunganye rero ubwo wahagaritse imiti? Sha simbizi kuko nabyaye deni nshaka gutangira kwiga mpita ntangira imiti. Nyuma y'imyaka 5 nshatse kubyara narayihagaritse nyuma y'ukwezi n'igice mbatsana inda y'uwera. None abaye 7 yose nyihagaritse bitarakunda. None byakwanga ushaka kwibyarira Kayite ko numvise aravuga ko bijya byanga burundu? Reka reka izo ni impuha. Sinkubwire ko nshatse gukurikiza umuhungu wanjye nyuma y'imyaka 5 nayihagaritse ngahita nsama se. Ndabona wari urimo asohotse kandi ninjye ukurikiraho. Courage gra kandi ntugende utambwiye ibisubizo byawe. Nanjye ndakurindira ngende menye ibyawe Kayite. Ihangane sibyo? Ihangane hatagira umukobwa ungana nawe arira mu muhanda. Ndakwinginze rwose. Murakoze. Deni ndekurangiye urakoze kuntabara. Ihangane ariko nukuri. Umbabarire ntumye bakubwira amagambo mabi. Amagambo mabi ntacyo ambwiye. Agaragaza ko batarizwe. Buriya naho sibo nta burere babonye. Nyabare abasore rwose sinzi icyo banshakaho. Ihorere. Bantangiye umunsi wa mbere ninjiye hano. Ariko se ubundi n'iki bakubwiye gitumye turi kukarira koko Denise? Amagambo bambwiye. Bambwiye amagambo mabi cyane. Kandi hari andi baraye banyandikiye. Kwiki? Kubwira umuntu amagambo yose ubonye utazi byamukomerekeje mu buzima rw'urabizi ariko bambabaje cyane. Noneho muramenyeranye nkaba mbyivanze. Kuvuze ko baraye bakwandikiye se babonye nimero yawe bate? Umwe muri bo twahuriye muri gare turazana arazinsaba. Kuvuga bakaza kundeba ari 3 bakanampamagara basimburana kandi nimero narazihaye umwe. Aha rero burya tuhazanwa n'intego zitandukanye. Hari uzaje kwiga ariyo ntego ashyize imbere. Hari uzaje no kuryoha. Hari uzanwa yewe no kwiga ntijya kwibera mu bindi. Urumva? Ntiwabonye babandi barara mu tubari se? Uri ababyeyi babo ntibagowe koko? None se bariya bakoresha imvugo nyandagazi kuriya ntacyo banyoye. Kumva biba byoroshye koko. Mana yanjye nanga umuntu nsuzugura Deni.
nanga umuntu nsuzugura kuko ndi umukobwa akagera ko kumbwira ngo bazantera inda ndabyanga we nibyo binkorogoshoye ndebera uko baraye banyandikiye ngo wigize iki wagira ngo nturi umukobwa nk'abandi ejo bundi ntibazaba baguteye inda utwirataho icya mbere kuba umukobwa si icyaha ntibivuze kuba igikinisho cy'abasore cyangwa abagabo binavuze yewe gutwara inda ubu se abakobwa bose niko baterwa inda ntibagere ku ntego yabo oya rwose baribeshya cyane umusore usuzugura umukobwa nuko batubaha mama we cyangwa mushiki we urakoze kuntabara no kumpa umwanya wawe ukanyumva nta kibazo ubu nagenda noneho ndumva ntuje waguherekeza se naba nkugoye kandi oya sinakureka ngo wijyane utongera guhura na ziriya ngegera zikagukoreraho urugo sibyo ariko uzi ko nubwo nkubona mu ishuri buri gihe ntibuka izina ryawe we tekereza n'ukuri njye kunzi ryawe ntitwa Denise mukundwa none ndumva uzi nk'uwanyise izina ahubwo ndakuzi rwose buriya njye kubona izina ryawe narifashe mu mutwe nibyo kuko mama wanjye yitwa Kayitesi Denise kandi ndamukunda cyane cyatumye rero papa nyita Musafiri ariryo zina rye nyine bambatiza Deni kugira ngo matagira ishyari urumva izina ryanjye nyine urifate mu mutwe niko nitwa Musafiri Deni oya Deni Musafiri Deni ya Denise bireke umuhungu wa Musafiri na Kayitesi Denise urabyumva ko wagira ngo papa we ntiyabatijwe se yabatijwe Ruferedi yabatijwe Ruferedi rwose wagize amahirwe yo kugira mama wanyu mujye mubakunda bye uwawe yarapfuye nimba yarapfuye cyangwa niba ariho simbizi gusa ntambabaza cyane kuko nifitiye nyogokuru yewe ntuzi niba mama wawe ariho cyangwa yarapfuye ayo ni amateka yadufata umwanya kuyasubiramo Deni oya byanze bikunze urayambwira rwose sinatuma dutandukana ntayamenye ngaho se gatana tubwire icyo waduhamagariye dore Kayitesi atangiye kundeba icyoroshye buriya arashaka gutaha we mubeshyira ahubwo ubwo ni wowe unaniwe Musafiri ntabeshya dufite amarenga dukoresha buriya yabibonye ko nanone ngaho babwire gara uretse wumve sheri ni wowe wahamagaye ngo duhure hano bafite ijambo ntutangiye kumbwira ngo mvuge ese Kayite aba bantu baradufinda ibiki haguruka gara namwe mwigire hino Musafiri n'umufasha wawe Kayitesi njye na Gatanazi twaricaye turaganira twibukiranye ko twamenyanye twumva mubifitemo uruhare runini cyane guhura kwacu kubana kwacu mubifitemo uruhare kandi runini yego iyi rero ni impano twabageneye twabashimira neza nyuma udahwema kutwereka muri kure yacu cyangwa se muri hafi kugira ngo Musafiri ntashobora kumara iminsi itatu utamvugishije Kayite ndagushimira cyane ko wampuje n'umukobwa mwiza cyane umukobwa ufite umutima usanganywe bake muri iyi si ko mutakira impano yanyu se mwabitekereje mute kuko gura murakoze mfasha tuyifungure sheri mfasha rwose turebe iyi mpano itunguranye kandi rwose turabakunda cyane kuko hejuru turabakunda rwose nifuzaga kuyibaha rero umuhungu wanyu n'umukobwa bahari ariko tubaze dusanga bazaza madamu amaze iminsi mike yabyaye akiri ku kiriri n'uwanjye akazaba ananiwe cyane ari hafi kubyara
mbega amafoto meza uwo mwanya kuyehe koko tuzi gushakisha amwe n'inge wayashatse andi gatanaza arayashaka yewe ariko uri niko ye muzi ubwenge rwose mwari mubizi neza ko nta kadire dufite iri mu muryango wacu wose koko urandebera akayitera murakoze pe ariko si ubwo abagore mwembi mutwite murahoberana mute turihengeka murakoze cyane gatana ni ukuri ko imana muradutunguye pe turishimye pe kandi turahamya ko wera na deni nibaza nabo bazishimira iyi mpano icyo nabwira garase rero nuko yabonye umugabo mwiza witonda uzi ubwenge uyu gatanazi twahuye ndi umusirikare ari umusivili twembi duhurira mu ishuri ry'ubuvuzi twarakererewe kwiga kubera impamvu zitandukanye ariko yambereye umuvandimwe rwose gatanazi yambereye inshuti magara cyane umunyereka yambwiye ko amukunda nka murumuna we cyane rwose gatanazi nuko mufata ko musafiri ari mukuru we nuko nanjye nuko rwose tumeze nk'abavandimwe n'ubundi dore umwana uhiye dore umwana ukeye ni wowe cyangwa ntidukire rero no mu irugo se wamaho ni wowe ni jyewe ari ni jyewe bite se we ariko nawe urasa neza rero urabizi ngewe n'indwara yanjye ko muri ufite amakaye n'imetero se ubu ndiga sha niga kudoda hariya mu mujyi nyamara ushatse wansabira ababyeyi nanjye bakamfata ubu bagushyize mu ishuri ryigisha imyuga koko hari inshuti yawe y'umutayeri baramumpaye ngo anyigishe ariko ni ukuri nanze kubasuzugura naho undi simbikunda rero ndabizi rwose bikwirirwa uvunika icyitwa gukora mwaratonganye simbikunda pe hakuguza urusaku rwirirwa hariya wadodera ararara abandi banamugira amahirwe ntimubimenye ni ukuri ahubwo burankanguye ngiye kugerageza kubika uwo mwuga nanjye nzawigisha uw'amahoro bite mva muri uyu mujyi njye mu cyaro ntangire ubuzima bushyashya burankanguye rwose cyakora sha umwuga twakoze uragatsindwa pe turagatsindwa ni ukuri hari ubwo nkumbura ari ego mwana ukumbura iki w'amahoro kunywa ngasinda nkarara nadabagiye kandi nkarara ntari njyenyine mbivuga ni ukuri ikindi rero arise ndakuka urugo mbamo rubamo umugabo mwiza baba we ariko naruko uzi ko hari igihe avuga byonyine wumva umutima ugiye kumvamo yego ko mwana w'amahoro warasaze neza neza ndabibona ari mu buzima bwanjye sinigeze nkunda ngo menye uko bimera ku buryo nkeka ko aribyo bitangiye kumbaho ndagiye sinshaka ukumva we ariko hagarara yewe ntega amatwi ari narenze ibyo umbwira mbabarira rwose utega amatwi ibyo nkubwiye umva yewe ngize amahirwe yo kubona ababyeyi byanjye sibyo abagabo bose nahuye nabo abenshi bamfashe ku ngufu cyangwa nkabikoreshwa n'imibereho sinigeze nkunda pe reka rero nkubwire niba utarakunze ariko ntibivuga ko ukunda umugabo w'abandi w'amahoro sibyo ari musafiri n'umugabo mwiza si uwawe ariko arirabura bidakabije afite ijwi ryiza arashinguye akaba munini afite inda maze akagira ubwo ahantu hose mu gituza ku maguru iyo yambaye isengeri n'ikabutura udahwera usumva ari uwawe reka namubwire wamukunda utamukunda ni umugabo wa kayitesi kayitesi yakugiriye neza gukura ku muhanda ntuzi ko ari ku muhanda akujyana iwe mu rugo akwitaho nk'umwana yabyaye kuko ubwo waretse kumuhemukira ndabizi kandi ndamushimira rwose hakuguza iyo bicaye muri salo umugore amuryamyeho ko numva ngiye gusa reka namugira inama niba ushaka gukunda uzakunda uwawe abasore ni benshi muri abo basore ntiharimo umusafiri wa kayitesi kandi niwe nakunze nyine urumva ni uwa kayitesi si uwawe uzi ko ngukunda cyane mama wanjye ariko usigaye ndutisha amasomo deni nta no kumpamagara koko wakubwira ko umpamagaye nanjye nari nteruye telefone gutya ngiye kuguhamagara ahwi harya ubwo uzaza ryari mwana wa ugira ngo sinzaza vuba mama
yewe amasomo ari hano arakaze nayo nzi ko byoroshye none nasanze bikomeye. nashakaga kugusaba kuzakora uko ushoboye ugasura mushiki wawe Deni dore ndananiwe sinkibasha nasa afite akazi kenshi urumva. Yewe muri weekend turiga ariko nzagerageza mama, ndabizi ko unaniwe no kwandika igitabo warabihagaritse. nzabisubukura maze kubyara. Ariko rero nujya kwa muganga uzahita umbwira mama, n'ikizamini nzemera gisibe. niba ari ibigusibye ikizamini ntabyo nzakubwira Deni uzabimenya nyuma. Oya mama, uzi ko ngukunda cyane rwose, ndashaka kukuba hafi. nanjye ndagukunda fura yanjye. umugore wa mwiza rero ntakubuza gusubira mu masomo. Umugore wa mwiza mubyeyi nkunda. Bye mama, bye. abandi bana Mbabarira Denise, iyo nibuka ko turi kumwe rwose mba ngiye kuvugana na mama hanze. narakumenyereye Deni. Wibabara mama, nzakwereka mama wanjye kandi uzamukunda. Nzamubwira ko utagira mama wawe maze agukunde cyane kuko nawe yakuze atamugira. nukuri uvuga mama wawe nkumva nifuje kumumenya Deni. Twige nukuri, nituruhuka uzihangane tunyurane wacu ubundi mumenyane. ahubwo uzabanza umerekeze nkwereke nyogokuru maze umusabe uruhushya. Niki Deni? sinatinyuka kukujyana kwa nyogokuru nako. Kubera iki? nyogokuru azajye kubona abone rero nzanye n'umusore nkiga mu mwaka wa 2 yahita ahangayika. None se wavuye iwanyu akubwiye gucudika n'abakobwa gusa? yahita agira ubwoba ko nzaba nka mama. Twige ibyo tubireke Deni, ndabizi ubwo utangiye kuvuga nyogokuru wawe na mama wawe mukanyurira kwiga bihagarare. sinumva amabwire w'amaho iyo nyumva ntubukiri hano. iyo utayumva ahubwo ntubu nzindukiye. ngo cyuwamaho ndakuzindukiye koko rwose Kayite, niba wizera umukozi wawe cyane mwizere ariko umenye ko ari we mubi kandi ko yangiriye ishyari nkinjira aha ngaha muri uru rugo. w'amaho abudura kugirira ishyari akoze iki koko? kuva naza hano uriya muhungu ntiyanyishimiye na gato. urumva wagira ngo akazi ke ko ari ukungenzura, nta kwiyambarira akanyurira, nta kwisiga akanyurira, noneho ngiye no kwiga bwo arasara. aha none se mugenzi wanjye abuduru niba akubwiye kunywa inzoga ugataha wasinze koko? ko ubu wagize amahirwe umugabo wanjye akaba ataraye hano, iyo abona uko waje umeze koko. nyine rwose mbabarira, nagiye mu mujyi mpura n'abantu tudaherukanaga baranyunguza nkoho. ngo bagira bate? nyine banshutse somaho, ariko rwose ntibizongera Kayite. uw'amaho ushaka inzu sibyo? ndakugurira imashini muri iyi minsi uzatangira gukora wimenye. Kuki? Garasi yanyemereye ko azakubonera aho utereka imashini yawe akanagusigira abagenzi be kuko wagiye kubyara. ubwo se ushatse kuvuga iki Kayite? ntiwumva ikinyarwanda se? ubwo uranyirukanye koko kubera Abuduru Kayite? kandi Abuduru uriya nta kinda nziza nuko mubangamira ntabwo uri. uvuze ngo iki wamaho ye mbese amarese nkwase ngewe mutoto wa Buswahili. sinakubonye se uha abantu umuceri ukabaha isukari n'amakaroni, narakubonye. ntabuze ibyo yabonye ntanga rwose nibyo wari wambwiye ngo abakene bari baje gufunguza. w'amaho ntacyo wireguza, Abuduru turamuzi ntagira ingeso mbi umukecere. ibyo ahubwo byaramenyekanye. ibiki se ubusinzi bwawe niba ushaka gukora mabuja adahari. ntumbeshyere ntakwasa Abuduru, ntumbeshyere ntakwasa. mugiye kubusha se n'umuntu w'umugabo. mabuja rwose uyu mukobwa rwose waramuzanye umwita inshuti yawe ariko nta nshuti yirimo. ariko wazi ibyo Abuduru hari yambara utuntu duciye gutya nyine tumeze nk'imbinure akirirwa aheneye paturo. ngwiki kandi Abuduru irinjajwa. ngewe rwose naramwumvise yivugira kuri telefone avuga ko kwamukunda pe. ni iki kigoryi gishaka kumbeshyera ngewe ndakiyamye kandi ndakwiyamye Abudu subira mu kazi kawe. nawe uw'amahoro itegura ujya aho wari ugiye, ariko ibyo twavuganye ubitegure. mu byumweru 3 ugomba kuba uvuye hano muri uru rugo. zibaho ngaho. ariko wihangayika ndumva nta kibazo.
musafi bitariho koko usema amagara umugore we uretse ariko ndumva uburibwe bwashize oyagara reka muherereze mesaje nakanguka akayibona rwose arahitaza byutsa wa mukobwa nshyuhereza amazi ntiyuhagire umbure nta kibazo wagira ibikoresho bishoboka nakwifashisha nakwibyariza birahari sinabyemera gatana kubera nshakira amazi nkarabe tujye kwa muganga aro musafi nari nakubuze ndagira ngo uzungereze umugore kwa muganga ubusigire kirageze gatana yewe simbizi yicaye aribwa cyane ndaje yego nyarutsa rwose byuka witegurire wumva ko musafiri aje ariko uzi ko wapanitse nk'aho utari muganga gatana kuba muganga ntibikuraho kuba umuntu gra kandi umenye ko imfura nyuma z'igihe nyitegereje n'amatsiko menshi birongeye ahubwo si imyenda y'umwana iri hadiya varisi hesheri iri mu cyumba twateguriye umwana ariko hari imyenda itarimo mbwira wa mukobwa agufashe yose arayizi ejo twari twayiteye ipasi none se ngufashe iki sheri izo maze muwagire se genda utegura imyenda y'umwana yewe n'ikindi kura ndajyayo ariko ubu ni amakosa yawe sheri kuva nimugoroba wafashwe urabibisha gatana zijya gukora ibyo nakubwiye umusafiri ari hafi kugera ihangane umukobwa mwiza utinya amazi turangije kwiyuhagira mama yitegura ahita aguha ibere nditeguye nabanguke banza umare iyo potaje naguhaye gram kuri ndumva igeze mu muhogo kayite wari ushonje mama unsi umwana umukikiye neza madamu dore mushyigikira utyo biratuma afata ibere neza mbega umukobwa uzi ko nanjye azandya ubwo utakibabara se byihorere kayite mbega urugamba kwicara ikibazo konsa ikibazo ye baba we uyu munsi ndataha kare rero ndashaka gukemura ikibazo kiri iwanjye wa mukobwa n'ubu ntaragenda yaranze neza gra ariko narabikubwiye kayite ujya kumuzana nakubwiye ko kwinjiza umuntu mu rugo byoroha ariko kuhasohoka ari ikibazo rega garasi y'uwamahoro ambera umukobwa mwiza ari kuzava iwanjye agiye gushyingirwa ariko yitwara nabi pe maze kumufata yasinze kabiri ahanganye na buduru none se ko amufashije akiga imashini ukaba warayimuguriye aranga kugenda kubera iki iyo mubwiye kugenda ararira bikarangira mubwiye ngo nareka azagendera uzareke musafiri amwirukanire musafiri ntiyamwirukana gra ibibazo bye bizwi na buduru nanjye twenyine twarabimuhishe ubwo rero uzi ko atabizi se niba abizi akaba yarabimishe ntudafate icyemezo ni akazi kawe hari ubwo mba namaramaje nafashe icyemezo ngatekereza ko atagira ababyeyi nkanjye mbese nawe urabyumva nkamubabarira ariko ubu noneho ndabyikuramo gra ntiwatunga umusinzi usinda gutyo mu rugo rwe kayite umugabo we ntusinda yazakwigishiriza abana imico mibi tekereza rero uwe ruza mu biruhuko bakaba bari kumwe mwigishije kunywa inzoga cyore wamaho ubaye ariko se we ndarikoze ni ukuri sinabishakaga ibikizi ari nta byeri ufite hano ngume kuko ni inywere uko bizize ncuruza byeri ni ukuri niba hari icyo kumuzana ni inywere we yewe ndapfuye reka nkubwire nta byari heruka muri iyo nzu hano mufite amafaranga akira muri izi cupa ndumva upfuye ni ukuri birangiye inzoga se niyo ukuramira ariko se ubundi ibyo uvuga ngo ntibabishakaga ni ibi kuki uri kuntera ubwoba imana nimbabarira irya none sinzongera gukora icyaha pe ukoze icyo wamaho kutakimbwira ukoze zibararize we umenye nisha abantu batatu
ariko ni ukuri sinabishakaga pe. wishe abantu urangije umugira hano w'amahomba barasohoka sohoka. Sinabishakaga no kuri kwimana ari se we. Ni iki ariko kutavuga? Umukozi wo gusa ahita anyerera ahantu kandi atwite inda nkuru. Kandi umusore uhakora rwose yashatse kuzamuka yirukanka ngo amuramire. Nawe aranyerera bose baribarangura. Ariko se niba icyo ukoze kutavuga? Ni ukuri sinabishakaga ari. Ntuzi niba utabishaka guhunza iki kandi w'amahoro narakubwiye gukunda umugabo w'abandi ubwo kuko uratinyuze usunika Kayitesi wakugiriye neza. Ni ukuri asanze nyine mbese ntabwo asakiranizwa neza nyine ukuntu byagenze. Mu gitondo yagiye ambwiye ngo ngende kuhava birananira neza neza. Ubwo nyine agarutse nusanga kuva mu rugo rw'abandi. Tega amatwi ariko wowe unyumve. Ndakumva ngaho mbwira. Ubwo nyine agarutse arampamagara ngo ampe amafaranga ngende. Usanga mu cyumba cye nyine ubwo nari ngiye gushyira amafaranga mu gasakoshi kanjye ngafunguye karancika kitura. Hanyuma se umusunikira iki ntabwo ndi kubyumva. Tega amatwi yewe. Nyine ngira ngo nyine musakoshi nsanzwe mfitemo ifoto y'umugabo we. Ifoto y'abandi bitunga gute? Nuko barayibonye arahaguruka atangira kuntuka. Nakubwiye ko urwaye wanga kubyemera. Mva se nyine. Ubwo rero yambwiye amagambo menshi. Abantu bacecetse nawe urabazi baba babitse byinshi. Utakubeshyera kase. Nuko aranyurira nanga kumusubiza ndamuhunga. Sohoka mu cyumba ngeze hanze arazanye tambika imbere kandi nari ngeze kuri esikariye zizamuka hejuru umuhunga pe. Nuko uramuhirika? Rwose sinamuhiritse ari nyumva neza pe. Nashatse kumwigizayo ngo nitambukire abaranyene yarahirima mbura uko mwegura. Atwite we. Uwo musore rero yazamutse yirukanka ngo muramire bose bari barangura. Umva rero w'amahoro. Uko niko kubarenga ndiruka. Umva mubwire w'amahoro. Subira gira vuba kuko nibakubura baraguteka. Gira vuba sohoka. Iruka. Subira cyariho koko. Shani ihangane Deni ihangane w'umugabo. Reka gatana ntushobora kumva ibyambayeho. Ninjiye mu nzu nsanga amaraso atemba. Mama agaramye hariya Abuduru yari munsi y'akabati. Ishusho yabo yanze kumva mu mutwe. Ariko se wundi muntu uri mu rugo akubwira uko byagenze? Gatana sinkubeshye. Icyo nakoze nabaye nk'umusazi. Ubundi mvuze induru. Ariko kubw'amahirwe papa barinjiye. Byago bibaho pe. Bakubwiye ngo iki papa? Nyine umwana yavutse ni muzima bamujyanye aho bafashiriza abana bavutse igihe kitageze. Noneho Kayitesi se mama meze ati papa kutatubwira. Baracyarwana no guhagarika amaraso Deni. Yavuye cyane kandi n'ubu ngo baracyafa. Mama ihangane Deni. Mama we umwana n'umwana ntitwari tuzi ko aba. Ihangane rwose. Ntabwo ushaka kubyumva Gatana. Ndakumva Musafi. Sigana na Deni hano ujye kureba uko Abuduru ameze. Hari ibintu bikubaho ukagira ngo ni filime ureba pe. Reka njye kumureba papa. Reka ngende. Reka Gatana azaba ari ujya kumureba. Sibyo? Tugume hano amakuru ya Kayitesi aza yose atugereho turi kumwe njyewe nawe. Sibyo byiza? Ni ukuri mukomere kandi muhumure. Numva nizeye ko akira. Kayitesi n'ubuzima bwanjye Gatana. Nsabira kirepe. Ntabwo mbizi. Twese n'ubuzima bwacu papa. Ni inshuti yacu. Mama wanjye, umujyanama wanjye, umunyamabanga wanjye. Mbese ni byose kuri njye. Umuntu nzi kurusha abandi muri iyi si. Ese ko nanjye numva ntashobora kubasiga mwenyine. Jya kureba Abuduru Gatana. Genda urebe. Nawe ni uwacu. Gusa sindabyumva. Impanuka yabaye iwacu muri saro hari Abuduru na mama bonyine. Akabati kagahanuka. Simbyumva rwose. Ibyo reka tubireke.
abagiye gukora iperereza ry'ibyabaye bazatubwira uko byagenze kuko nanjye sindabyumva mwana wanjye ntabwo mbyumva pe ahubwo musafiri dore muganga arakurembuza ko mbona yikoreye amaboko papa